uwitwa umunyarwanda wese ahari yego abe maso ndiyirari ahubwo abe maso kamivuge gutyo Mana yambwiye mbabwire ngo ni musenge cyane Elestas Kigali itewe n'uducurama n'ibisiga Musanze itewe n'uducurama n'ibisiga Elestas Rubavu itewe n'udusiga n'uducurama Ruserefo de Cyangugu itewe n'udusiga n'uducurama Banyamuhanga uducurama twaje n'ibisiga biraje bishiwaje izi ntozi mva ngo zifite uburibwe ziraryana mbese Imana yazihaye ububasha bw'intakumirwa ntago uramenya aho zinjiriye ntago kandi Imana yambwiye ngo buri rugo nuko ubyuka ugasanga intozi zageze mu nzu yawe nuko ubyuka ugasanga intozi zageze mu matungo yawe nuko ubyuka ugasanga intozi zagose umuhanda nuko ubyuka ugasanga intozi mbese zinjiye mu bintu horasi w'idibini haravuze ngo nimwitegure Imana n'imigisha Imana bikubeho wakoze subscribe ugakora share ugakora comment kuri YouTube yacu ya Theo TV Imana iguha umugisha n'abadukurikira kuri TikTok mwese no kuri Facebook muhaye karibu Imana ihabwe icyubahiro iminsi dufite ikibazo cy'ubuhanuzi bwinshi cyane tugenda duhura nabwo cyane kuri TikTok aho abantu bimuriye uburyo bwo guhanura nyamara se abantu benshi bakaba bibwira ngo iyi ni Imana iri kuvuga ntabwo Imana umuntu ayiha amasaha yo kuvuga oya none se tuvuge ko abantu basigaye bamenya igihe cy'Imana iravugira bagahamagara na kamera ati kamera nizize Imana iravuga isaha urafungura ukabona umuntu yaje ngo mwumve ngo iby'Imana ivuze ngo mwumve ngo birakomeye reka tubyemere ko bikomeye none se niba bikomeye dukora iki nese niba bikomeye kuki wamenye ko uravuga ko bikomeye ugahamagara na kamera ugapanga kuri buzane matera ugapanga kuri buzane umukubuzo ngo urakubuye ugapanga kuri buzane ibikoresho uri bukoreshe mbese hariho nabonye yazanye umukubuzo ngo Imana irakubuye undi aravuga ati Imana izanye intozi undi aravuga ati Imana izanye ibicurama buri wese avuga ibye akavuga ngo muri u Rwanda birakomeye none si Imana kiri kutubwira ibikomeye gusa yaba yaturakarariye byagenze gute ikindi kibazo kubera iki izana imenye ko bizakomera ikazana kamera ukazana kamera ngo ngiye kuvuga ubutumwa none muzane kamera kugira ngo mubifate ubundi uko byagendaga umuhanuzi yarasengaga ntabwo yamenyaga ubuhanuzi bwamutunguriye kugira ngo abubwire abantu ntabwo yamenyaga uko byiri bugende Imana yo ubwayo niyivuga ariko dukurikira ubuhanuzi abantu barimo barahanura uzi iby'impano z'Imana warasomye ijambo ry'Imana ushobora kubigenzura neza ukabona ko harimo utuntu tw'amayere kandi rimwe kenshi biba bitavuye ku Mana hari igihe ukurikirana ubuhanuzi abantu bari guhanura hano kuri TikTok ugahita uvuga se aba bantu bite ni ikihe kibazo bafite inama rero ubuhanuzi ni bwiza ariko inama naho abantu uko basoma ijambo ry'Imana kuko kubona umuhanuzi wa nyawe biratugoye cyane kubona umuntu utaje kwishakira indamu biratugoye ko abantu benshi baza bashaka indamu n'ikintu bita views iyo ashaka views rero apanga ibintu biri butera abantu ubwoba biri butuma abantu baza kureba ibyo bintu cyane tubaza abahanuzi mu kwezi kwa 9 bahanuye ku kwezi kwa 9 kutazarangira amahoro ni benshi ariko bose wabahamagara akavuga ngo musubiremo ibyo mwahanuye babisubiramo hari bambwiye ngo wenda ibyo bikomeye ngo nibyakugezeho ngo ariko byageze ku bandi ndabatangariza ko igihugu cyacu gituwe n'abantu bangana gutya hataburamo abari kurira n'abari guseka nta gihe iki gihugu twaburamo abantu bari kurira n'abari guseka ntitwabura abavuye gushyingura ntitwabura n'abavuye kubyara bari gushima Imana ntitwabura abahombye ntitwabura n'abungutse aravuga ngo business zacu zungutse so naho ngo ubuzima umuntu abamo ku isi haba harimo abari gufailinga n'abari kubona bagusucceeding hari abatsinda n'abari gutsindwa hari abungutse hari abahombye hari abapfushije hari n'ababyeyi bari kwishima rero ubuzima tubamo mu isi iyo ubona bworoheye bamwe hari abandi babukomereye niyo mpamvu tutagombye kwitwaza Imana
ngo tuze tuvuga ngo Imana iravuze ngo birakomeye ngo abantu nibasenge cyane. Hari aho nabonye basengesha abantu babwira umuntu ngo birakomeye kuri TikTok, yari kuri pano yabo, arangije baramubwira ngo natanga ituro ry'ibihumbi 900 ngo abagura ikimasa cyo 900 ngo nibamara kukibaga ngo amaraso bazanyanyagiza, ngo nibarangiza kwanyanyagiza ngo azabahumanuwe, ngo icyo kimasa ayo maraso azabahumanuye. Uwo muntu ahita bigura vuba ari mu diaspora abantu bo hanze, ndibaza ntimese aya maraso y'iki kimasa ubwiye ko bazanyanyagiza aruta amaraso ya Yesu. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko abantu bamwe batagifite Imana icyizere, kandi bikicwa no kudasenga no kudasoma ijambo ry'Imana. Reka mbatangarize ngiyewe rero mbabwire, Imana ni nyebanga, ni nyarukundo. Uko byakomera kose isano ikomeye dufitanye n'Imana ntiyatuma itatugirira ibamba. Abantu zari gusa kutubwira ko bikomeye, nibagende bihuza, nibamara kwihuza bajya inama bahuza ikintu kimwe, kuko bari kuducanganyikisha. Umwe araza aganura akatubwira ngo mbonye intozi arizo zoherejwe, undi mu kanya akaza ngo mbonye ibihunyira aribyo abije mu bije, undi akaza ati mbonye uducurama, undi akaza ati birakomeye mbonye Imana ifashe umweyiri gukubura, undi ati musengere. Bivuga ngo nabo ubwabo Imana sinzi niba nabo ubwabo Imana itazi guhuza. Nibagende bongere basengere rero baze bahuze. Ikindi cya kabiri, physical appearance yabo yonyine iyo tubarebye tubona ko nta mani barimo bari kwishakira amaramuko, bari kwishakira views. Inama nahaba hanuzi nuko bafata umwanya wo gusenga bagasaba Imana ikabegera, ikabaha umwuka w'ubwenge. Uko icyambere uvuga ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyaha byose birababarirwa, ariko icyaha cyo kuvuga ngo Imana yavuze itavuze icyo ntabwo kibabarirwa. Rero inama nahaba hanuzi nuko mwafata umwanya wo gusenga mugasaba Imana koko ikabahishurira. Kindi cya kabiri mugasaba Imana ikabamara inzara. Umuntu akuzane kuri channel ye ngo akubwire ngo hanura biratuma mbona views, nawe ufate ikibido uvuze ngo nabonye bikomeye, ngo nabonye bigize gute na gute, ibyo byose uri muravuga kugira ngo akunde abone views, wowe biragushyira mu rubanza, kuko nyuma y'ibi byose hari urubanza. Mbese abantu badone mu kwa 9 ngo ntibizoroha, ngo hazaba ibibazo ngo mu gihugu ngo bizagenda gute na gute. Ese none byagenze utegereza ukundi kwa 9 se? None bahise bimukira ku kwa 10. Uko byamera kose, uko byakomera kose, ijambo ry'Imana avuga ngo amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Irindi jambo ry'Imana kavuga ngo hamwe n'ibitugerageza byose Imana ibasha kuducira iki akanzu. Nibisobanura ko ibitugerageza bitazatuva iruhande, duhorana nabyo, tugendana nabyo, ahubwo iki Imana ikora no kuducira iki akanzu. Nimureka kudutera ubwoba rero ngo ibintu birakomeye, ngo ibintu ngo bigize gute. Nimutubwire n'Imana yigira ibambe, nimutubwire Imana y'imbabazi, nimutubwire ihumure, nimutubwire ibintu n'iryo humure nimurivuga tuzumva. Ariko kuza mutubwira ngo birakomeye muvuze ngo mubwire gute, na rimwe umuntu w'umunyamasengesho uzi gusenga Imana koko azabona ko ibintu byoroshye. Buriya agomba kumenya ko n'umusirikare ku rugamba rw'amagora agwana kandi asenga, uko abo duhangana nabo bondi bagira konje bagira kuruhuka. So rero niba muzi ko umuntu ukijijwe uri gusenga Imana abatari ku rugamba, agomba guhora yiteguye ko bikomeye kandi agomba gusenga. Naho ibyo kuza kutubwira ngo birakomeye mubireke mushaka ibindi, nta gishya kirimo. Murakoze cyane, nagiraga ngo mvuge kuri ibintu butoya. Imana bahumugisha, mudukore subscribe, share na comment, kandi turabakunda. Ihumure ku bantu b'Imana, ihumure ku bayubaha, nihumure ku bantu bose bemera Imana, kandi muhumure hamwe n'ibitugerageza byose Imana yacu ibasha kuducira akanzu. Imana bahumugisha, ndabakunda cyane. ahubwo ubona icyo nabatangariza ni kimwe. Nyuma y'amakara uwitwa umunyarwanda wese ahari, yego abe maso, ndiyirari